icyo mbanje gukora ni ukugushimira wowe uje kumva ikiganiro gitangwa n'imboni y'ubwenge. Iki kiganiro uraza gukuramo ubumenyi bwinshi burenze ubwo wari ufite, ndetse kandi uraza kubona ko ari icy'agaciro bize gutuma wagisangiza abantu benshi kugira ngo cyumvikane, ndetse n'inshuti zawe uraza kukibahereza bitewe n'ubwenge bwinshi burimo. Kora subscribe kugira ngo igaburo ry'ubwenge ritangwa n'imboni y'ubwenge rijye rihora rikugeraho buri munsi. Reka twigarukire ku ngingo yatuzinduye ivuga ku mpamvu ibi bikunda kuza mbere y'ibyiza. Ese wowe wigeze wibaza impamvu buri gihe ibitekerezo bibi bijya biza mbere y'ibyiza mu buzima bwacu? Nibyo koko nubwo akenshi bibi bitajya bibanza, ariko muri rusange ibibi nibyo bijya biza mbere kuri percentage nini ya 98%. Iyo umuntu agututse cyangwa umuntu akaba yagusunika, ubanza gutekereza kumukubita, ntabwo ubanza gutekereza imbabazi. Iyo umukundana gusize, ubanza gutekereza ko nta muntu uzongera kugukunda. Iyo uteye intambwe uba washakaga kugera ku kintu, nyuma iyo ntambwe ikakubera ibamba ukananirwa, ubanza kwibwira ko ntacyo ushoboye. Ese ibyo byose ni ukubera iki? Kuki kwibwira ko ibintu bizagenda nabi biza byihuse, ariko kwizera ejo hazaza bikaza bigoranye? Hari umurongo nasomye muri Bibiliya ngo dufite amaso ariko ntitureba. Ibyo naje gusanga ari byo, kuko burya igisubizo kiba kiri aho tutajya tureba kenshi. Ubwonko bw'umuntu buba buri mu buhanga buhanitse. Niyo mpamvu ubona ibyago mbere kugira ngo tubikore ni nk'umurinzi wacu. Iyi ikaba ariyo mpamvu nanone ubwonko bwibanda ku muntu imbere y'ibindi byose. Ntabwo biba bivuze ko turi abantu babi, kuba buri kintu ari byo biza mu mutwe wacu mbere. Aha ngaha twakifashisha urundi rugero ruvuga ngo iyo ujya gukora ikintu gishya nk'akazi, umushinga, urukundo cyangwa ibindi byose, ubwonko bwawe burya burakubwira ngo ndetse nibaramuka bansize cyangwa bikaramuka byanze, urabyifata mu nda. Nta na rimwe ujya kubwira ngo ese nibaramuka bankunze ndetse bigakunda 100%, uraza kwiyumva ute? Ubwonko bwibanda ku muntu imbere y'ibindi byose. Ntabwo biba bivuze ko turi abantu babi, kuba buri kintu ari byo biza mu mutwe wacu mbere. Aha ngaha twakifashisha urundi rugero ruvuga ngo iyo ujya gukora ikintu gishya nk'akazi, umushinga, urukundo cyangwa ibindi byose, ubwonko bwawe burya burakubwira ngo ndetse nibaramuka bansize cyangwa bikaramuka byanze, urabyifata mu nda. Nta na rimwe ujya kubwira ngo ese nibaramuka bankunze ndetse bigakunda 100%, uraza kwiyumva ute? Icyo bivuze ni iki? Ibitekerezo bibi birasakuza, biba bifite amajwi aranguruye, ni iby'agasaku. Biguha ibituma wumva ufite impamvu yo kubireka. Ikintu cyose waba wifuza gukora, ibi bitekerezo bibi biba byatuma wabireka. Kandi rimwe na rimwe koko birumvikana, buri muntu mu buzima bwe abaho avunitse. Ariko nanone ni kuki ibitekerezo byiza bisaba imbaraga nyinshi kugira ngo bize? Igisubizo nta kindi, nuko ibyiza bikunze kuba bituje. Byo ntabwo bisakuza nk'ibibi, ntabwo bijya bitera hejuru, ahubwo birategereza. Ntabwo ari by'agasaku. Ibibi byo mu gihe bikuzamukana nk'umuyaga mubi, bikagutwara udategereje na kabiri. Ibyiza byo biza gake gake nk'akayaga gahuha. Gusa kugira ngo bize nanone bisaba imbaraga. Ibyo byagereranywa nk'umuyaga urimo uracukura. Nabyo bisaba gucukura ubwonko kugira ngo wabigeraho. Gusa nubwo ibitekerezo bibi bikunda kuza mbere, ntabwo ari byo bigomba kugenda umuriro muvandimwe. Wowe ni wowe, hitamo ibyo imbaraga buri munsi. Ukumva ikintu kirimo kikumva mu mutwe cyangwa kigusabira, ujyana ijwi rito riba rihumeka muri wowe rigira riti ibintu byose watekereza byashoboka, ikintu cyose utekereza kiba gishoboka. Wowe gerageza, ibindi ubibaze ubwonko nyuma. Icyo nshatse kuvuga ni uko ntabwo turi abantu babi kubera ko dutekereza nabi. Turi abantu bashaka gukira, kwiyakira, kwiyubaka ndetse n'ibindi byiza. Turi abantu bagerageza kunesha ubwonko bwacu bwatubereye umwanzi, aho bwagombye kuba inshuti. Ngaho nawe utekereza ikintu ugiye guha ijwi mu mutwe wawe hagati y'icyiza n'ikibi. Wibuke ko ibitekerezo bibi biza biguruka nk'inkuba. Bivuze ngo kugira ngo bikontorore, ni uko ugomba gukoresha imbaraga nyinshi kugira ngo uzamure ibyiza nanone byinshi muri wowe. Nizere ko ugiye kuzana icyizere mu mutwe wawe, urukundo, ndetse kugira ngo uganze umwijima. Mwibutse ko ibitekerezo bibi ni igice cy'ubuzima, ariko wowe ni wowe ushinzwe guhitamo icyo imbaraga. Uyu mwarimu urimo kumva bamwita M Talks. Mwakoze gukurikirana ikiganiro cyacu, ikiganiro cy'ubwenge
ikiganiro gitangwa n'umuntu ufite umunwa mwiza kandi utemba amagambo, utembereza ibizima mu isi, w'inganzo itagira amanyanga. Ndagushimiye mbikuye ku mutima. Nshimiye ubwenge bwawe wahawe n'Imana kuba yakuyobeye uzo muri iki kiganiro. Tuzahure mu bindi biganiro by'ubutaha, kandi subscribe kugira ngo utazajya ukora ikiganiro cy'ubutaha kandi cy'ubwenge. Murakoze cyane, Imana ibane nawe.